akaza mugasangira inzoga akakwereka ko ari umugabo nyamugabo wifuza kumera nkawe. Ibyo twabikoze kugira ngo uhindure imirage yawe, abagore wari warayiraze n'amaraya wari warahaye amazu byose uzabihindura imirage yose uzayimusigire nujya gupfa. Bya bindi twabona guriya mwana ninjoro afata byera akajya kuyisangira na Jonas Gomora bakaganira, akabwira papa we ngo papa ndagukunda rwose nkwigiraho byinshi. Biriya byari ukugira ngo papa nk'umuntu wenda gupfa najya gupfa azavuga ati umuhungu nuriya twasangiraga na byeri n'icupa umfatira yititegererezo imitungo yose nzayimusigire. Mama niwe wari waramuteze uno muhungu. Niko byagenze Jonas Gomora mbere yuko apfa imitungo ye yose yayisigiye umuhungu we. Ntago nzigera mbyara umwana waba nkawe, waba nkawe. Bayi uyu mugore niwe wiciye umugabo we. Menzi umuhungu wanjye ntago azigera aba nkawe, wamusigiye imitungo yose ariko ntago azigera aba nkawe. Bebe Nyagasani, umugabo yapfanye agahinda yamenye. Kumbe nubwo mama avuga ngo Menzi ntago azigera aba nka papa we, Menzi ari kuryamana n'indaya ya papa we, kandi ubwo nayo ishobora kuba irwaye sida. Nawe undebere, ushobora kwanduza umugabo wawe sida wirengagije ko papa wawe aryama. Wewe abagore ku kantu mukamenya ushobora kwanduza umugabo wawe sida cyangwa se ukamutega bamwanduza sida. Ariko mumenye ko abo bagabo banyu basigaye basangira n'abahungu banyu kuko nabo birirwa mu dukobwa duto hano hanze, ugasanga uryamana na so niwe ugiye no kuryamana n'umuhungu wawe nawe arayimuteye. Mama uvuga ngo Menzi ntago azigera aba nkawe, Menzi ari kuryamana na Rindani bari mu busambanyi. Nyagasani, Menzi ahubwo ameze nka papa we, the polygamist.